Hello, nongeye kubaha ikaze abakunzi b'inkuru TV, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Adeline, tukareba imico n'imiterere ikunda kuranga umukobwa cyangwa umubyeyi ufite izina rya Adeline. Nongera guha ikaze rero n'abashyashya kuri iyi channel yacu y'inkuru TV, bayikaze basaba yuko bakora subscribe tukajya duhorana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu bikajya bibageraho biboroheye, mukatwandikira muri comment, mugakora subscribe, mukanakora like ku biganiro tubagezaho. Adeline rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rikomoka mu Kidage, rikaba risobanura umuntu wubashywe, ukomoka mu muryango wa cyami cyangwa ugwa neza, cyangwa mu muryango ugwa neza. Ku izina Adeline niho haturutse izina Adele. Adeline usanga ari umukobwa ufite isura nziza, w'imisatsi miremire, abantu bakimubona baba bamaze kumukunda, kubw'ibyo aberwa no kwamamaza kuko abantu bose bahita bagura ibyo yari ari kwamamaza. Adeline ni umukobwa cyangwa se umubyeyi uhora mu b'imbere igihe cyose, niwe uba uyoboye igikundi cy'abo bari kumwe nabo kuko bamugiriye icyizere bakamukurikira. Adeline rero akunda kwitabwaho, guherekezwa no gukorana n'abandi, akishimira gusabana. Adeline ni umuhanga, Adeline areba kure kandi abona ibintu byose ko bizagenda neza, nta byacitse iba kuri Adeline. Adeline ni umunyembaraga, ni umunyakuri, ni intwari, yigirira icyizere kandi yizera abandi. Ibyo bituma Adeline atajya asaba ubufasha abo yumva kuko aba yumva ko yihagije. Adeline rero iyo mugize icyo mupfa akureba nabi ku buryo ushobora kugira ubwoba bwinshi n'iyo ntacyo yaba akubwiye. Adeline rero uzasanga ari umukobwa cyangwa se umubyeyi urangwa no kugira ibakwe mu byo akora. Adeline agira amatsiko cyane, Adeline akunda kwigenga kandi Adeline azi gufata ibyemezo, agira umurava mu byo akora.
Mu byo rero Adeline bakunze gukora nk'imirimo, akunze kuba umuvugabutumwa, umunyapolitike, cyangwa se akaba yakwibera umunyabugeni. Nizere rero ko mwese aho muri mwashijeho kumenya gusobanukirwa imico n'imiterere iranga umukobwa cyangwa se umubyeyi ufite izina rya Adeline. Nizera yuko na Adeline aho baherereye hose barushijeho gukomeza kugira ibihe byiza no kunogerwa na serivisi dukomeje kubagezaho, namwe aho muherereye hose hirya no hino mu gihugu. Saba abashyashya kuri iyi channel yuko mwakora subscribe, mugakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo tujye turushaho kubana namwe umunsi ku munsi, ibiganiro byacu uko tubibagejejeho bigiye bageraho biboroheye. Mwibuke gukora like ku biganiro tubaha, kandi ababishoboye nabo batwandikire muri comment. Mwakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Naho ubutaha mukomeze kumererwa neza, imigisha y'Imana itangire ubuntu ibagereho.